Hey guys, welcome back to my channel. Amazina ni Asna Juliet. Uyu munsi ngiye kwerekeza i Huye, ngiye gukoresha control za Parey. Hamaze ukwezi kumwe nzambaye. Aha rero nari ndi kujya gushakisha moto, umva natinze. Nari nzi ko ndi bugende nibura saa kumi n'ebyiri ku buryo ndi bube mpagurutse, ariko naryamiriye nibyukiye saa moya. Aha hari nka saa moya n'igice hafi saa mbiri ndi gushakisha moto ngo nerekeze Nyabugogo. Rero abakiriya banjye mujya mumbwira ngo mbohereze kuri iyo saa moya saa mbiri, nkababwira ngo nabuze moto, dore nibimba mvuga muri uyu muhanda kugira ngo uzabonemo moto, umva biba ari hatari. Noneho mwibaze ko hano hari hafi saa mbiri za mu gitondo, ariko no kubonamo moto nabwo biba ari danje. Rero nk'uko mubibona ndacyashakisha moto, ngiye kwerekeza Nyabugogo, ndagira mubane nanjye muri uru rugendo, mbabwire uburyo uku kwezi byangendekeye. Nzakomeza kubaha vlog kurinda nzikuyemo. Ku bantu bashaka kuzambara namwe nibura muzajye kuzambara mufite amakuru muzifiteho. Moto mwaramutse, tujyane Nyabugogo kuri gare. Sitani sose oya ntabwo ngo yenze ni aya ngaya, ni aya ngaya pe. Aha rero motari yahise anjyana, twari turi kwerekeza Nyabugogo tugiye gushaka imodoka. Nza gufata akavido ngo mbereke outfit. Nuko nyine byagenze, ndakomeza. Aha ni mu Cyahafi abantu bahazi, turi mu muhanda wa Cyahafi turi kwerekeza Nyabugogo. Aha rero nari nageze muri gare, nari namaze no kugera mu modoka kuko bankatiye imodoka ya saa mbiri n'igice, nari ntegereje ko ihaguruka. Shoferi wacu ntabwo yadutindiye, twahise duhaguruka turagenda, ariko nababeshe, nagiye mfite ubwoba, ndi kwibaza bwa mbere bwo ntabwo zandiye ndi kuzambara, ariko bana ubu ngubu nari ndi kwibaza ese ko bwa mbere nababaye, ubu wabona ngo ziyemeye. Aha rero nk'uko mubibona twari tugeze muri feruje, turi kwerekeza muri wa muhanda w'amajyepfo. Aha Nyabugogo rero umva hari abantu ibintu byo gukora vlog bitajya bifataho da, nagendaga mfata akavido nigengesereye kuri fone yanjye, ntabwo wabinkora. Umva nyiri kubitekereza ntibyatinze, motari abaciyeho nyine barabimbwiye ati se ako gatelefone kawe wagatwara. Ariko abantu ba Nyabugogo nta n'imikino bagira dahara, uwaza akaba aragashikuje. Ubwo rero nk'uko mubibona twari turi gukomeza tugenda twerekeza Kamonyi tuzamuka. Nari nyiri kubabwira ngewe uku kwezi nazambayemo nta kintu zantwaye pe, ntabwo zigeze zimbabaza. Gusa hari abantu benshi bavuga ko nyine zibarya, none ibintu byo kurya yaba inyama yaba ibintu byose ngewe narabiryaga, nyine ntabwo nta kintu na kimwe nigeze ndeka kubera Parey. Aha rero nari ndi kwibaza kujya gukora control, ngewe nagiye kuzambara nta makuru mfite, n'ibi bya control nta muntu nigeze mbaza ngo bigenda bite, wapi, nagiye nta makuru na make mbifiteho, genda mfite ubwoba ndi kuvuga wenda ku bantu bajya bavuga ngo ziraryana, cyangwa se hari ibiryo bimwe na bimwe ujya uvaho wabona bwa kabiri nanjye bigiye kumbaho. Gusa nirinze kugira umuntu mbaza amakuru kugira ntazahita ncika intege, ariko honestly guys nari mfite ubwoba, mfite n'amatsiko bivanze. Nkumva nagira nk'umuntu mbaza nkamubwira ese urabona hari result biri kugivinga, ego nkumva nakigira umudantiste da, kuko njyewe nabonaga rwose ewan hari icyahindutse, ariko nkavuga naza kwirema icyizere kitari cyo, reka ntegereze wenda nzabanze menye amakuru ari uko nabonanye na muganga. Rero nk'iyo ufite ikibazo koko ugomba kuzambara, man bigivinga result mu gihe gitoya, bitewe nkanjye narabibonaga ko hari icyatangiye guhinduka, ariko
nkavuga wabona ndi kwibesha, ariko bitewe n'uko njye n'ubundi bambwiye ko nzazambara igihe gitoya, nimba ari icyizere nari niremyemo, nahita mbona ahubwo nakize. Ndavuga nti sinjye ndi burote ngezeyo noneho umuganga we akanyibwirira uko abibona. Gusa no gukoresha control nabyo nasanze ntabwo bibabaza, nta birenze birimo, ni ukugenda bakakurebera nimba se bari bukurure urutsinga bagakurura, cyangwa se nimba bari buguhindure bagashiramo n'akegeranya amenyo, nyine biterwa n'ukuntu bari kubona biri kugenda bigivinga result. Hari uwo bakurura agatsinga gusa, hari uwo bahita bahindurira, ariko byose biba ari ingirakamaro. Gusa ku muntu n'ubundi niyo waba ufite ikibazo gikomeye cyane, mu mezi abiri uba watangiye kubona ko hari impinduka ziri kugaragara. Rero nagiye umutwe uri kundya, ntabwo nigeze mfata utuntu twinshi, nari nzi ko ndi bubereke mbere yo kuzambara, nkabereka no muri uku kwezi nazambayemo, hama nkabereka bamaze no kunkorera control ukuntu byagiye bihinduka. Gusa I promise mu yindi vlog nzakora nzabishiramo, ko hari amafoto nafashe ntari nazambara, hari ayo nafashe nyizambara bwa mbere muri uku kwezi gushize, hari n'andi nafashe cyangwa se nzafata n'ubundi muri iki gihe bankoreye, kuko baguha randevu bitewe, hari uwo bakubita randevu y'ukwezi kumwe, hari uwo baha randevu y'amezi angahe, nyine bitewe n'uko muganga abona bimeze. So rero muri iki gihe cyose nzakomeza kubaha vlog ngende mbereka n'impinduka uko byagiye bigenda. So guys, don't forget to share, subscribe and comment. Bye.